Guys, ndizera ko mumeze neza. Nitwa Disboy w'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze. Guys, reka turebere hamwe uko The Ben na Bruce Melody bagiye gukorera ibitaramo ku munsi wa Saint Valentin mu gihugu cya Uganda. Ese The Ben yaje kuba yakirirwa gute ageze mu gihugu cya Uganda? Reka turebe video, ndazangaruke mbashemo na video ya Bruce Melody. Dukurikirane video ya The Ben ari kwakirwa n'abafana. Reka turebe uko byari bimeze mu gihugu cya Uganda. Guys, uwo ni The Ben n'umugore we Pamela bari bageze mu gihugu cya Uganda. Murabona ko bagiye bakirirwa neza cyane. Reka turebe Bruce Melody. Ese Bruce Melody we yaje kuba yakirwa gute? Reka turebe video nawe ikurikiraho. Guys, uwo ni Bruce Melody. Murabona ko yaje kwakirwa n'abakobwa beza cyane bamuha indabo ku munsi wa Saint Valentin. Uwo yari Bruce Melody. Guys, rero tutarava hano kugira ngo twinjire mu uko baje kuba bataramira abanya Uganda, ndakwibutsa gukanda subscribe, ukadukanda like, share, comment, ni ibintu byiza cyane. Reka twinjire mu bitaramo rero. Turaza guhera ku gitaramo cyakozwe na The Ben ku munsi wa mbere waje ubanziriza Saint Valentin. Reka tugikurikirane tukirebe cyane, turaza tugaruke twongere dushiremo Bruce Melody nawe arimo guteramira abanya Uganda. Kurikirana video ku yindi. Guys, uwo ni The Ben. Reka twongere dushiremo akandi gace yaje kuba iya performinga nako tukongere tukarebe. Guys, uwo ni The Ben. Ndagira ngo murebye ibitaramo yaje kuba akorera mu gihugu cya Uganda. Mukurikirane video ku yindi. Ndagira ngo tuze gusubiza muri comment twarebye neza ese nuhe muhanzi urenze undi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka dukurikizeho video za Bruce Melody nawe arimo guperformingira mu gihugu cya Uganda, dore ko yaje kuba atarama ku munsi wa Saint Valentin bamuha n'indabo. Reka dukurikirane video ku yindi. Guys, ndagira ngo mwarebye iyo video ya Bruce Melody nawe arimo guterama ku munsi wa Saint Valentin mu gihugu cya Uganda. Reka dukurikirane video ku yindi, tuze kuba twareba indi video ikurikiyeho. Ndakwibutsa gukanda subscribe, ukanda like, share, comment, n'ibindi bintu byiza cyane. Reka dukurikirane indi video ku yindi. Guys, rero uwo ni Bruce Melody. Reka twongere dukurikirane nawe akandi gace arimo guperformingira cyangwa se gutaramira abandi bafana be mu gihugu cya Uganda ku munsi wa Saint Valentin. Reka dukurikirane akandi gace, mwibutsa gukanda subscribe, ugakanda like hano kuri muri TV 250. Nje nka Disboy, abantu banzi ntabwo bakinshidikanya kubera amakuru meza ndimo kubazana. Kurikirana video ku yindi. Guys, rero uwo ni Bruce Melody. Ndagira ngo mwaba mwitegereje video zaje kuba zakorwa mu gihugu cya Uganda. Ese ari Bruce Melody na Donkey na The Ben, niwe muhanzi ubona urenze undi hano mu gihugu cy'u Rwanda, urenze gukora mu bitaramo? Ese ni Bruce Melody? Ese ni The Ben? Kwaje kuba twitegereza video zacu n'amaso twumva uko tunareba uko abafana baje kuba babishimira, babakira uko baje guperformingira ibitaramo byabo mu gihugu cya Uganda. Ndagira ngo rero ducimpaka ari Bruce Melody ari The Ben, ese ni uhe muhanzi urenze gukorera ibitaramo hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse yanasohotse yagiye mu mahanga? Ndagira ngo rero ducimpaka wandikemo 001 cyangwa se Tiger, uze ubwo twaba turebye turaza kureba benshi bavuze ngo ni Bruce Melody cyangwa se ni The Ben. Ubwo rero ni ibintu byiza cyane. Abanze nka Disboy
ntabwo bakinshidikanya kubera amakuru ndimo kubazanira meza cyane agiye atandukanye. Ni ibintu byiza cyane. Ndakwibutsa gukanda subscribe, ukande like, share kugira ngo ikiganiro kize kugera ku bandi bantu benshi cyane. Ndabakunda cyane, mukande subscribe rero.